ishimwe abadukurikira turabashimiye abadukurikira audience twitwa Freedom Gospel Life Mission turanezerewe cyane abadukurikira mu byukuri dufite umunezero wo kubabwira ngo shalom amahoro abe muri mwebwe abadukurikira mu mane zose hanze y'igihugu abadukurikira mu Rwanda twishimiye kongera kubabwira ko dufite igitarane ngaruka kwezi kizaba ku itariki 28 zo ku kwezi kwa gatanu kubera saa 9 mu Kadomo tuzaba tugeze Kanombe bitewe n'inkundura twatangiye mission conference cyangwa se biterane yivuga butumwa kuri tele tukaba dufite umutumirwa hano arimwe mu bagabo binararibonye abagabo beza tuvuganye ubutumwa mu kino gihugu cy'u Rwanda akaba mvuga butumwa mwiza Pastor Steven tujye kumwakira mu kanya atubwiye ku giterane neza mu buryo bwimbitse n'isanganyamatsiko dufite ku cyumweru abadukurikira tuzaba kirimo abari batandukanye tuzaba turamye Imana tuzahera muri ve kuwa gatandatu ariko ku cyumweru ngo dutumira abantu muri rusange tuzaba twari tubasengeye tubifuza abarwayi muzana baremerewe abafite ibibazo bitandukanye mute dusengana Imana dufite igiterane duse ngo ni mission conference the power of the word hari imbaraga ziri mu ijambo Tashaka twakira umukozi w'Imana umwe mu bagabo bariteguye cyo gitane bateguye insanganyamatsiko kugira ngo tugiremo guhembuka tumaze turi Kabarore dufite ibitane hirya no hino hanze ya Kigali ariko ubu turi kuri headquarter hano dukorera hiswe ngo ni NL hano hepfo ya Kanombe ni near airport opposite airport yugeza aho ngaho potwara cybarari kugira ngo bazakuyobore karibuni sana twakira umukozi w'Imana pastor twari tumaze kubasuhuza tunabiyegereza ariko aka kanya ndagira ngo mbabwire ngo hari inkuru idasanzwe igiterane nshaka kubabwira kizaba kuri 28 mu cyumweru ejo bundi turagira ngo dutumire buri muntu wese kandi mubwirane aho muri hirya no hino kuri 28 muzaze muri uwo mugoroba azaba ari umugoroba wo kubohoka azaba ari umugoroba wo gukizwa n'ijambo ry'Imana koko Imana yariteguye ku bwawe kugira ngo usubizwe ubuzima umwanzi yakwambuye iryo jambo rero rivuga ngo imbaraga z'ijambo ry'Imana mu ijambo riboneka tuzaba turi kusanganya amatsiko iboneka muri zaburi y'ijana na 7 umurongo wa 20
ndagira ngo ngusogongezeho gatoya muri aka kanya noneho nkubwire uko havuga. Haravuga ngo ayohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza no kwinjira mu mva zabo. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana izaba yaguteguriye ijambo ryo kugukiza. Intego ya Kristo Yesu ni ukugukiza ugasubirana icyo umwanzi yakwambuye, cya kindi umwanzi yakwambuye, ubuzima bwawe yakwambuye. Ugomba gusubirana ubuzima bwuzuye ubuheshejwe n'ijambo ry'Imana. Uwo munsi rero mukundwa mwene data, rwose ntuzabure ku itariki ya 28 ngwino hariya mu gitaramo cy'umugoroba. Ijambo ry'Imana rizaba ribohora benshi. Ngwino uzabe mu mare w'abantu bazabohoka. Imana iguhumuke. Mani kumutsa cyane Pastor Steven. Asante sana. Ndabona ari umuriro. Amen. Kandi icyo kidasanzwe turakiteguye. Yego. Yewe uyu munsi manumva ibinari bishya. Yego. Uriya munsi hari ijambo rizatambuka rishya nigeze kumvaho abakozi b'Imana. Ufite umugaragu w'Imana uzaza bita Pastor Patrick Rugira nawe azaba hari. Tuzatse ibihe byiza cyane. Kandi tuzi ko turi mu bihe bya nyuma byo kwakira ijambo ry'Imana rihindura ubuzima, iyo n'imibereho y'abantu. Kariboni sana abantu batwumva. Ijoro ryaranangaje bitanye cy'ugushiza hari umuntu waje aradutungura. Yesu yumvishe gusabona kuri post abona gitarane kuri YouTube araza. Nawe dukucya rero nuzicara uzaye kuwambara. Witegure neza. Uze rwose kariboni sana mu gitarane. Harabari n'imibeza. Tuzaba turamye Imana. Kandi Imana we are expectant to hear from him. Bless you. Shalom. Yango reka ngubwira akantu utaruzi. Yego. Waruzi yuko ubu iri jambo ry'Imana harimo abantu bakeneye. Umvaga mu Baheburayo ukuntu bavuga 4:12 haravuga ngo kandi ijambo ry'Imana ni rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose. Urumva ahangaha rero abantu bafite indwara z'imbere indani ririnjirayo, ijambo rizinjira. Abantu bafite indwara ahantu batandukanye, ijambo rifite ubushobozi bwo kugabanya imitsi n'imishokoro. Icyo gihe rero turagira ngo tubwire abantu rwose baziyizira mugoroba ijambo rizaba ryinjira indani rikiza indwara ziri imbere indani kandi zihesha buri mwe wese ushaka gukizwa umunsi. Tuzaba imiryango izaba yakingutse, mwese muzaze mwakira agakiza. Ijambo rirahari gukiza buri mwe wese, kuko intego y'Imana ni uko ugomba gukira afite yawe ugakira, hanyuma ukabona ubuzima bwuzuye wagombaga bifurizwa n'Imana. Shalom. Turabakunda. Ni karibu sana kuri iyo tariki. Imana ibahumuje.